Aha turi mu karere ka Kicukiro umudugudu wa Hope akagari ka Busanza haravugwa inkuru y'umukobwa Byukusenge Bonete witabye Imana azira gukuraminda. Uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu dore ko yari afite abana batatu yasize mu karere ka Ngoma, aha yari yaravuye akazi Kigali gushaka amaramuko dore ko yakoraga ubu ngubu mu kabari kari hano mu mujyi wa Kigali. Ari mu nzu yapfiriyemo kandi usanga yari yikiza ku bipimo baraza kubitubwira buriya muri yari yambaye ukuri niko nabivuga. Iruhande rwe hari base yuzuyemo amaraso ubona ko yasaga nkaho arimo gukuramo inda mu by'ukuri kikaba nkacyo gikekwaho ko cyaba cyamuhitanye. Amakuru twumvise nuko yari atwite. Kubona isazi rero zituma ibibazo by'abatega umuntu tutazi kubona byaba ari ibibazo nubwo bashakishije urusenya urugi kuko rwari bifunze. Baje kurusenya rero bajyamwe bajya kureba imbere yaho yararyamye hari baserimo amaraso ari cyo kintu bahera bavuga ko ari inda yabamuhitanye. Njyewe nahageze bambwira ko nyine yakuyemo inda ari ugukuramo inda nyine aricyo yazize. Imenyetso bambwiye nuko nyine ari uko basanze amaraso mu ibasi bavuga ko yarigeze mu mezi 7. Uyu mukobwa yabonetse bwa nyuma kuwa gatanu ava mu kazi aho yakoraga mu kabari, ariko nyuma y'ako kazi y'icyo y'uwo munsi nta muntu wongeye kumuca iryera. Bivuze yuko yapfuye ari gukuramo inda yari ifite amezi agera kuri 7 uko twagiye tubitangarizwa n'abamuzi cyangwa n'abaturage baturanye nawe cyangwa nabo bakoranaga ku kazi. Yagombye kubyuka agatanga yambuka abantu bose begeranye, abantu bose baturanye, akamenya ko byibuze umuturanyi we yaramutse amahoro cyangwa se ko ahari. Ibyo bigatuma byibuze abantu bizera ko ubuzima bw'abaturanyi bumeze neza.